wowe duhuriye hamwe kuri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none, amahoro y'Umwami Imana abane nawe, kandi umugisha Uwiteka Umwami yasezeraniye abamwizeye bose nawe ukugereho. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Insanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru iravuga ngo umunsi mu murimo wa Yesu, kandi icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 17. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo ushobora kubika ibanga. Mbere y'uko tujya mbere muri iki cyigisho cy'umunsi wa none, reka duhurire ku isengesho dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Turagusabye kugira ngo Umwuka wawe wera aze abane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ingingo y'umunsi iravuga ngo ushobora kubika ibanga. Reka duhurire mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 40 turigeze ku murongo wa 45. Ibivugwa aha bitwigisha iki cyerekeranye na Yesu n'uburyo yabanaga n'abantu b'insuzugurwa muri sosiyete. Ibivugwa aha ngaha bitwigisha iki cyerekeranye na Yesu n'uburyo yabanaga n'abantu b'insuzugurwa muri sosiyete. Reka duhurire muri Bibiliya turebe amagambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya mbere. Turarebera hamwe umurongo wa 40 tugeze umurongo wa 45. Haranditse ngo igice cya mbere umurongo wa 40 tugeze wa 45. Umutwe w'amagambo aravuga ngo akiza umubembe. Umubembe azawari aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati, washaka wabafasha kunkiza. Aramubabarira, arambura ukuboko, amukoraho ati, ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo, arakira. Akimusezera aramwihanangiriza cyane ati, uramenye, ntugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wiyereke umutambyi, uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, kugira ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukize. Nyamara asohotse atangira kubivuga no kubyamamaza hose. Nicyo cyatumye Yesu atabasha kongera kujya mu mudugudu wose ku mugaragaro, ahubwo yabaga imusozi no mu butayu. Abantu bakaba ari bo baturuka impande zose bamusanga aho ari. Kristo amaze gukiza uyu mubembe, yamutegetse gusanga umutambyi ndetse ngo ature n'ituro ryo kwihumanura, kugira ngo yihumanure nk'uko Mose yabitegetse. Ariko Kristo yabye uyu mubembe kutamamaza iyi nkuru y'ibyo yagiriwe. Ibibembe nk'uko bivugwa muri iyi mirongo ndetse no mu isezerano rya kera ryose, ntibivuga gusa ibizwi muri iki gihe nk'uburwayi bwavumbuwe na Hansen. Imvugo ya Bibiliya yakoreshejwe ku bibembe ishobora gusobanura neza mu magambo avuga indwara y'uruhu iteye ubwoba, kandi yashoboraga kuba ikubiyemo n'ubundi busembwa bw'uruhu.
indwara yavumbuwe na Heseni ibasha kuba yaravuye mu burasirazuba bwo hafi bwa kera nko mu kinyejana cya 3 mbere ya Kristo. Aha rero bityo ibibembe bivugwa muri aya masomo bibasha no kuba byari bifite iyo ndwara ya Heseni, nubwo tutazi neza ububabare uyu mugabo yarafite, gusa tukaba tubona ko bwari bubi cyane. Ni ukuri ibibembe byari indwara mbi cyane, ikomeye cyane, ku buryo umuntu wayirwaraga yarangwaga no kubabara cyane, kandi yari indwara y'uruhu. Umubembe yashize kwizera kwe muri Yesu, yiringira ko abasha kumuhumanura. Dukurikije ibivugwa mu Balewi igice cya 15, umubembe yabaga ahumanye kandi yagombaga kwitarura abandi bantu. Inshuti bakundwa, umubembe ntabwo yagombaga kwegera abandi bantu, yagombaga kwitarura abandi bantu. Inshuti mukundwa, mu Balewi igice cya 13 umurongo wa 45 no 46 haranditse ngo umubembe urwaye uwo muze agende yambaye imyenda ishishimutse, atendeje umusatsi, ajye yipfuka ubwanwa, ajye avuga cyane ati ndahumanye. Iminsi yose akirwaye uwo muze azaba ahumanye, arahumanye, habe ukwe, ature hirya yaho mubambye amahema. Ni ukuri umubembe yagombaga kugaragaza ko arwaye, afite ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane, kandi ntago yagombaga kuba hafi y'abantu, yagombaga kure y'ahantu habambye amahema. Umubembe rero iki ni kigaragaza yuko bwari uburwayi bukomeye cyane mu Bisirayeli. Yesu we nyamara yagiriye impuhwe uwo muntu, maze amukoraho, aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka, kira. Iki gikorwa cyari guhumanya Yesu kugeza ku mugoroba, ubwo yari kuba asabwa kwiyuhagira kugira ngo abone guhumanuka. Ariko Mariko yemeza neza ko igikorwa cya Yesu cyo gukora kuri uyu mugabo wari urwaye cyamuhumanuye agakira ibibembe bye. Bityo rero Yesu ntiyashoboraga guhumanwa no gukora kuri uyu muntu. Yesu yohereje uwo muntu ku mutambyi, amuha n'amabwiriza yo gutamba igitambo Mose yategetse ku bintu nk'ibyo mu Balewi. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, Yesu agaragazwa nk'urwanirira akanashyigikira ibyo Mose yigishije. Ni ukuri ibi byerekana itandukaniro ryihabya ku byo abayobozi b'amadini bavugaga. Bo bagaragaza muri Mariko igice cya 7, icya 10 n'igice cya 12 ko banyuranyije n'umugambi w'ibanze w'inyigisho zatanzwe na Mose. Ibi bisobanuye itegeko Yesu yahaye uyu mugabo rimwihanangiriza, rimusaba guceceka, nk'uko biri muri Mariko igice cya 14 igice cya mbere umurongo wa 44. Iyo aza kuvuga iby'uko yakijijwe na Yesu, byari gutuma umutambyi agira urwikekwe, impamvu ituma afata icyemezo kibogamye cyo kubangamira Yesu. Inshuti bakundwa, Yesu yamusabye kubahiriza amategeko ya Mose, kandi Yesu
yasabye uyu mubembe guceceka kugira ngo atabangamira umurimo we. Ariko ikigaragara ntago byari gushobokera umubembe wakize ibibembe kugira ngo aceceke, kuko we yakomeje kwamamaza ubutumwa agaragaza ko Kristo yamukijije. Ni ukuri, ariko umubembe wahumanuwe yasaga nk'udasobanukiwe ibi ngibi, maze ntiyiyumvira itegeko rya Yesu, atangira gukwirakwiza ayo makuru hirya no hino, bituma Yesu atabasha gukomeza umurimo we ngo ajye mu migi ku mugaragaro. Nshuti bakundwa, natwe muri iki gihe cya none hari igihe Yesu adukorera ibitangaza. Mu by'ukuri biragoye cyane kubona Yesu agukoreye igitangaza warangiza ukabura ukugira gute kubyamamaza. Yesu iyo agukoreye igitangaza biragoye ko utakwamamaza ibitangaza Kristo yagukoreye. Ariko nshuti bakundwa, icyo dukwiye kwitaho ni iki ngiki. Nshuti bene data, dukwiye kwitondera ikintu cyose cyabera inkomyi kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kabone nubwo umugambi twaba dufite waba ari mwiza, mu by'ukuri hari uburyo dukwiye kwitondera ikintu cyose cyaba inkomyi yo kwamamaza ubutumwa bwa Kristo. Ahari kuri uyu mubembe byari bikwiriye kuba yakwamamaza inkuru ye y'uburyo yakijijwe, ariko ikigaragara ni uko byatumye Kristo adakomeza kujya kwamamaza ubutumwa mu migi, ahubwo ajya kwamamariza ubutumwa ku misozi, kuko nawe yanze abangamira abatambyi. Kristo rero, natwe iyo dukorewe ibitangaza dukwiye kugenzura niba ari ngombwa ko dukwiye kwamamaza ibyo yadukoreye, niba bidafite icyo byahungabanya ku murimo. Aho ngaho niho dukwiye kwitondera kwamamaza inkuru zose zabereye mu nzu y'Imana. Uwiteka Umwami Imana aduhe kumvira iki cyigisho mu murongo muzima. Nicyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Turagushimiye Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki cyigisho. Turakwinginze kugira ngo uduhe kumvira iki cyigisho mu murongo muzima. Ibyo ni byo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.